Muraho neza. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku kibazo gikunda kuboneka cyane cyane ku bagore, aricyo cyo kwishimagura mu gitsina. Tuvuge no ku ndwara zifata mu nzira z'inkari cyangwa se infection urinaire. Waba warigeze wumva umuntu muziranye avuga ko yishimagura mu gitsina, cyangwa se akavuga ko ababara igihe agiye kunyara, akongera akavuga ko agira impumuro idasanzwe mu gitsina ndetse n'ururenda rukaza rupfuye? Ibyo byose bishobora kuba ibimenyetso by'indwara zishobora kuvurwa, ariko zisaba kubimenya kare. Turasobanura impamvu zibitera, uburyo wabyirinda, n'igihe ugomba kugana kwa muganga. Kurikirana kino kiganiro kugera ku musozo, uraza gukuramo amakuru y'ingirakamaro azajya agufasha kwirinda ubu burwayi no kutazongera kuburwara nimba warigeze kuburwara. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Kwishimagura mu gitsina, ukazana ururenda rumeze nk'amata yapfuye cyangwa se ukagira ururenda runuka, ntabwo ari ibisanzwe. Ubundi ururenda rw'umugore cyangwa se umukobwa ruba rugomba kuba rufatanye, rukweduka kandi rufite ibara rikeye ry'umweru, kandi ntaba agomba kugira uburyaryate mu gitsina cyangwa ngo yumve akeneye kwishimamo. Iyo ufite kimwe muri bino bimenyetso cyangwa se ukabigira byose, uba ufite ikibazo cy'uburwayi bwa infection. Kwishimagura mu gitsina bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye, bimwe byoroheje, ibindi bikeneye kwitabwaho n'abaganga. Dore bimwe mu bintu bitera iki kibazo. Icya mbere ni udukoko dutera infection dutuma habaho kuryaryatirwa no kuzana ururenda rubi rumeze nk'amata yapfuye, rimwe na rimwe rugahindura impumuro maze rukanuka, rukagira n'ibara ritari umweru nk'uko bisanzwe. Icya kabiri gitera kino kibazo ni ugukoresha isabune zitajyanye n'igitsina. Isabune zikomeye, parufe cyangwa amavuta bishobora gutera aleriji ku gitsina maze bikageramo n'imbere, ugatangira kwishimaguramo ndetse no kuryaryatirwa. Ikintu cya gatatu gitera kino kibazo ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Urugero nka trichomonasi, chlamydia, umutezi, mburugu ndetse n'izindi. Izo ndwara zose zishobora gutera kwishimagura, kubabara mu gitsina, kuryaryatirwa cyangwa kugira impumuro mbi mu gitsina ndetse n'ururenda rukaba rubi. Abagore batwite nabo kino kibazo cyo kwishimagura mu gitsina no kuryaryatirwa gikunda kubabaho, ariko bidatewe na zino mpamvu tumaze kuvugaho. Turebere hamwe impamvu zishobora gutera kino kibazo ku mugore utwite. Iya mbere ni impinduka z'imisemburo. Mu gihe cyo gutwita, imisemburo ya progesterone iriyongera cyane. Uyu musemburo utuma imyanya itwara inkari n'uruhago bidahagarara neza, maze bigakumira inkari ntizitembere uko bigomba. Iyo inkari zihagaze igihe kinini rero, bituma mikorobe zoroherwa kwiyongera maze bigateza kino kibazo cy'uburwayi bwa infection. Impamvu ya kabiri ni nyababyeyi igenda ikura maze igatsikamira umuyoboro w'inkari uzivana mu mpyiko zijya mu ruhago. Ibi bituma inkari zitagenda neza, zigatinda mu mubiri, bikorohereza mikorobe kwiyongera maze umugore akagira kino kibazo cya infection. Impamvu ya gatatu ni uko ubudahangarwa bw'umubiri buba bwaragabanutse. Mu gihe cyo gutwita, ubwirinzi bw'umubiri buragabanuka maze bikorohereza bagiteri cyangwa mikorobe kwiyongera, maze umugore agatangira kurwara infection. Naho impamvu ya kane ni uko habaho impinduka mu mikorere y'inkari mu gihe umugore atwite. Inkari z'umugore utwite zishobora kugira isukari cyangwa zikagira poroteyine nkeya. Ibi bigafasha mikorobe gukura maze umugore utwite akarwara infection. Impamvu ya gatanu ituma umugore utwite ashobora kugira ubu burwayi ni uko iretere y'umugore ari wo muyoboro w'inkari uvana inkari mu ruhago uzisohora hanze, ari ngufi cyane
ndetse ikaba iri hafi neza y'ikibuno, maze bigatuma kwinjira kwa mikorobe nka Entamoeba coli iva mu nda biyorohera cyane, maze umudamu agahita arwara infection urinaire. Turebere hamwe uburyo wakwirinda guhura na buno burwayi. Uburyo bwa mbere ni ukunywa amazi menshi kuko afasha gusukura urwungano rw'inkari maze agakumira mikorobe gutera infection. Nibura gerageza unywe kuva kuri litiro 1.5 kugeza kuri litiro 2 ku munsi. Uburyo bwa kabiri, irinde gufunga inkari igihe icyo ari cyo cyose ushatse kwihagarika, kuko uko utinda kwihagarika mikorobe ziriyongera maze zikagutera infection. Ubusanzwe mu myanya y'ibanga habamo mikorobe ariko zitagize icyo zitwaye. Buri muntu wese aba agomba kugira zino mikorobe, ariko iyo umubiri ugize aho uhurira n'ikibazo icyo ari cyo cyose, za mikorobe zihita zihinduka maze zigatera uburwayi bwa infection. Uburyo bwa gatatu bwo kwirinda guhura na buno burwayi ni uko ugomba kwisukura neza mu myanya ndangagitsina. Wisukura uhereye imbere ujyana inyuma kugira ngo mikorobe ziva mu kibuno zitagera mu muyoboro w'inkari. Aho ni ku bagore n'abakobwa birumvikana. Irinde isabune zikaze cyangwa spray z'imyanya ndangagitsina zishobora gutera irritation mu gitsina maze ukishimagura. Uburyo bwa kane, ugomba kwambara imyenda y'imbere ituma umwuka winjira neza. Urugero, umwenda wa koto ni mwiza kurusha ubundi bwoko. Irinde kandi kwambara umwenda w'imbere ugufashe cyane uguhambiriye igihe kirekire. Uburyo bwa gatanu, irinde kunywa ikawa nyinshi cyangwa inzoga nyinshi, kuko ibyo binyobwa bishobora kongera irritation mu gitsina cyangwa mu nzira z'inkari maze ukaryaryatirwa bikagutera kwishimaguramo. Uburyo bwa gatandatu bwagufasha kwirinda buno burwayi, ugomba kwihagarika nyuma y'imibonano mpuzabitsina, kuko bifasha gukuramo mikorobe zishobora kwinjira mu muyoboro w'inkari mu gihe cy'imibonano. Ibi twavugagaho ni uburyo bwo kwirinda mu gihe utararwara infection. Tuganire noneho uko wakwivura igihe wamaze kurwara iyi infection. Icya mbere ni ukujya kwa muganga, kuko niwe wenyine ushobora gusuzuma neza uko infection imeze. Akenshi muganga atanga antibiyotike bitewe n'ubwoko bw'agakoko yasanze ufite. Ni ngombwa gukoresha umuti wose nk'uko wategetswe niyo waba wumva watangiye gukira. Icya kabiri ni ukunywa amazi menshi cyane kugira ngo inkari zisukure mikorobe maze zisohoke. Icya gatatu ni ukwirinda imibonano mpuzabitsina mu gihe cyose kiri mu burwayi, kuko byongera irritation mu gitsina. Icya kane ni ugukoresha umutobe w'igihingwa cyitwa Canneberge cyangwa ugakoresha kapusile zacyo. Abashakashatsi bagaragaje ko bishobora gufasha mu kwirinda kugaruka kwa infection urinaire ku muntu wari uyirwaye. Ariko uyu si umuti nyawo, ahubwo ni prevention, ni ukwirinda. Ushobora kandi gufata penikira, urugero nka paracetamol cyangwa se ibuprofene, ku bubabare bw'igihe gito. Naho iyo ububabare budashira, uba ugomba kwivuza byisumbuyeho, kuko infection ishobora no kuba yageze mu mpyiko. Kwita ku isuku no kumenya umubiri wawe ni intambwe ya mbere yo kugira ubuzima buzira indwara. Ntukishishe cyangwa ngo ugire isoni zo kuvuga neza uburwayi ufite, kuko nta rugingo rutarwara kandi buri wese hariya hantu araharwara rwose, nta byacitse. Kuganira ku ndwara neza, kubaza ibibazo no kwivuza neza nibyo bikurinda ingaruka zikomeye ziterwa n'indwara. Irinde kugura imiti muri farumasi utayandikiwe na muganga. Wirinde kunywa n'imiti uhawe n'uwo ari we wese utagiriwe inama n'umuganga. Ubuzima bwiza, imbaraga z'umuryango wawe. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.